Impamvu abagabo bakunda abagore batwite ni iyi, nuko umugore utwite umubiri we uba woroshye, umugore utwite araryoha, umugore utwite afite ububobere, aba afite amavangingo mu buryo bworoshye. Ikindi agira ubushyuhe bitandukanye n'iyo adatwite. Urumva imisemburo uburyo ibe amahormone aba afite mu mubiri atwite n'adatwite ntabwo biba ari kimwe. Niyo mpamvu rero umva kubera ubushyuhe bwinshi agira birangira anaryoheye umugabo. Niyo mpamvu rero abagabo bakunda kurongora abagore babo batwite, ariko no tukanabona yuko kurongora umugore utwite ni byiza kuri we ndetse no ku mwana afite. Noneho rero bikaba byiza noneho no ku mugabo, cyane cyane ku mwana, bavuga ngo ni ugukurakuza, babyita gukurakuza, kuko umwana iyo misemburo yose uburyo nyina kwishimiye, uburyo ari kugukundamo biri kugera ku mwana. Yes, birimo biragera ku mwana, ayo marangamutima ya mama we y'uburyo yishimye, y'uburyo yarongoye neza, aragenda nayo akagera no ku mwana we agakora neza. So niyo mpamvu rero biba byiza iyo umugabo wateye ari gukurakuje umwana we. Ibyo byishimo mama ari guhereza umwana afite mu nda bikaba ari iby'umugabo we cyangwa se ari ibya papa w'umwana. Nukuri mbabwiza ukuri, umuntu ashaka sex atwite, nagire bwa bushyuhe atwite, ntapfe kugira ububobere atwite. Please, ufite uburwayi ushaka wajya wivuza, wakoresha imiti tujya tukunda kuvuga. Iyi miti ni naturelle, ndayibashishikariza. Hanyuma rero igihe igitsina cy'umugore gifite ububobere, ukora wanyine ukumva haranyerera, sibyo? Kandi atari bwa bundi buza mbere bugahita ukageraho hagati bukuma. Oya, ni cyagiye umugore aba afite ububobere ushyira